Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Julienne nkunda kwabwira ngo numuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe, comment nazo zirakenewe ibirenze by'Imana iduhane. Nanjye hari ibyigimenyesha njewe ubwanjye kavugana nanjye nkumva ko ivuganye nanjye kandi ari ibyawe atari ibyiguhaye kubwira abandi ari ibyanjye nkamenya ngo ni ibyanjye nkasenga mbizi nuko atari ibyimbwiye ngo njye kubwira abandi yego nose akenshi bikunda kukubaho ryari niyo uryamye niyo uri kugenda ni ryari akenshi kuko iyo umuntu ari mu mirimo ye ya buri munsi haba hari abari mu bintu byinshi mbese ariko cyane n'ubundi ijambo ry'Imana ngo uryamye abantu basinziriye nibwo ikugenderera mu nzozi mu mayerekwa mu ijambo ndetse ikavugana nawe no mu ijwi ryayo ukumva ko ivuganye akenshi iyo umuntu atuje niho Imana imugenderera ikavugana nawe ariko niyo uri kugenda mu nzira utuje uri wenyine nabwo yego aho niho ho iyo utuje nta bintu bituma mu mutwe haba harimo ibintu bijagaraye yego wumva ivuganye nawe aho naho birakunda yego biremera nose ujya kumva nk'ijwi uri kuvugira nka hano inyuma uri nko kugenda kumva ariko urugero rw'ibyo yigeze kubwira byawe uri nko kugenda pe ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abantu yego nanjye ubu nibereye mu karere ka Gicumbi navuye Musanze nta kindi cyanzanye ntago naje gutembera ahubwo naje kwirebera umukozi w'Imana niwe turi kumwe namugezeho nsanze ari muzima tugiye kuganira ugira ngo twibutse abantu yuko Imana yacu ivuga Imana yacu isezeranya kandi igasohoza ntabwo ijya ibeshya ndi umugabo wo kubihamya hari byinshi yambwiye kandi yagiye ibisohoza ni nayo mpamvu mba naje kureba umuhanuzi kugira ngo nawe aho uri niwumva unyuzwe n'iki Imana yamushyizemo ube wamuhamagara mufatanye gusenga kuko nta mpamvu yo kwihererana ibintu niba umuntu nge twarabonanye akampanurira cyangwa se hari undi yahanuriye ntabwo twakumva yuko ibyo byiza Imana yamushyizemo twabyihererana mvuze byinshi oya yego nitwibaza Jean Claude niwe turi kumwe ni umupapa tuguhaye ikaze kuri Concordia TV show tunagushimira ko waduhaye ikaze hano mu rugo iwawe murakoze cyane kuba mwatugezeho yego kandi ni byiza ko n'ubundi tugaragaza n'ubundi
imva n'imvano yacu cyangwa se n'iy'uyu murimo w'Imana. yego ubundi ni ukuvuga ngo natwe twishimiye kubakira. yego akoze kuba mwageze hano. yego natwe rero ni uko mudusanze turi amahoro, Imana yabanye natwe kandi dukomeje umurimo w'Imana nk'uko wabyumvishe, ariko bikaba byatumye noneho nawe uhigerera. yego kugira ngo hagere urebe. nashimye. yego yego reka dusengere kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. kadusenga Imana. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ibasha gutabara umuntu ayitabaje, Imana ijya igaragarira mu bikomeye, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ububasha n'ubushobozi. wowe ujya wumva udafite shinge na rugero ukabasha kumurengera aka kanya muri uyu mwanya n'umurimo wawe, tukugize uwa mbere kugira ngo Uwiteka ubashe kudufasha, kuko wowe ubwawe ni wowe uri imbere ya byose. urakoze rero kubw'umurimo washatse ko dukora. Reka ijambo ryawe rigira umumaro ku muntu wese ubasha kuryumva. Reka imitima yariguye umwuma ibashe kubona amazi kubw'ijambo ryawe. urakoze buri wese rero agirirwe neza nawe, kuko uri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. amen. hano Gicumbi izuba rimeze nabi pe. ryacanye ariko bwo riri kuva rika. ubu turi saa 4 n'igice ariko wagira ngo turi saa 7. ariko naha ntiryahavaga cyane. yego pe. ariko ni ibintu bigenda bihinduka. ririmo rirahava, ariko ni ibintu tugomba kumenya ko bigenda bihindagurika. yego yego. hano byari bisanzwe ko ricana gutya koko? ntago ryacanaga cyane. habaga hari akayaga. ingo pe. habaga hari amahumbezi. ese ubona ari ahantu heza hari amafu. yego. ariko nyine ni uko ibintu bigenda bihinduka, bigenda bihindukana n'ibyabyo n'ibihe. nta kimana yabibabwiyeho se? none se waba uri aho ngaho utazi amakuru? ibi ngibi nabyo hari amakuru tubiziho. ayo makuru ni uko tuzi ko nyine hari ibihe bigomba kugenda bihinduka, ari nayo mpamvu ibiriho uyu munsi bidahuye n'ibyabanje. biri kugenda bihinduka rero, ariko tukamenya ngo nta kindi twabikoraho, dukwiriye gukomeza gusenga Imana, kuko ijya yemera ko ibintu bihinduka. ubu n'ubu wabona imvura iraguye. yego. wabona imvura iraguye n'ubwo iri zuba ryacanye. yego. ariko Imana ibasha guhindura ibintu. yego. ese koro karame, nk'umuntu w'umuhanuzi uhanurira abandi, yego, nawe hari igihe Imana ijya ikunyuzaho ibyawe? Imana ntabwo yatuma ugwa mu rwobo ariyo n'ubundi ukorera itabifitemo uruhare, kuko icyo ibasha gukora ni uko ibasha kumenyesha umuntu mbere na mbere. nanjye hari ibyo ijya imenyesha njyewe ubwanjye, ikavugana nanjye nkumva ko ivuganye nanjye, kandi ari ibyawe atari ibyo iguhaye kubwira abandi. ari ibyanjye nkamenya ngo ni ibyanjye, nkasenga mbizi, nuko atari ibyo imbwiye ngo njye kubwira abandi. yego. nose akenshi bikunda kukubaho ryari? niyo uryamye, niyo uri kugenda, ni ryari? akenshi kuko iyo umuntu ari mu mirimo ye ya buri munsi, haba hari aba ari mu bintu byinshi mbese, ariko cyane n'ubundi ijambo ry'Imana ngo uryamye abantu basinziriye nibwo ikugenderera mu nzozi, mu mayerekwa, mu ijambo, ndetse ikavugana nawe no mu ijwi ryayo. ukumva ko ivuganye. akenshi iyo umuntu atuje niho Imana imugenderera ikavugana nawe. ariko niyo uri kugenda mu nzira utuje uri wenyine nabwo? yego, aho niho ho. iyo utuje nta bintu bituma mu mutwe haba harimo ibintu bijagaraye. yego. wumva ivuganye nawe, aho naho birakunda. yego. biremera.
nose ujya kumva nk'ijwi uri kuvugira nka hano inyuma uri nko kugenda ukumva ariko urugero rw'ibyo yigeze ikubwira byawe uri nko kugenda pe ahubwo uri kugenda ikaba yakubuza ngo ahantu ntuhajye cyangwa se ikakubwira ati aha ugiye utahe kare n'urugero nge nari ntanze ahubwo wagira ngo n'ubundi se wowe ko numva nawe bimwe ubizi nawe wabona mbese nawe urabizi bigaragara nk'ubwo buryo ni ukuvuga ngo hari urugero ntanze nyirizina yego n'ijambo ry'Imana ribivugaho kuko hari igihe cyageze Sawuli ari kugenda agiye kurenganya ubwoko bw'Imana yego kandi abo yari ari kumwe nabo ntibamenya yuko Imana ivuganye nawe yego ariko Sawuli yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli undenganyirize iki rero ni igihe ushobora kuba uri kugenda uri kumwe n'abandi Imana ikavugana nawe mu ijwi gutyo ukaryumva uri kuvugana n'umuntu gutya ntiwikange se ngo nawe muri kumwe ukuvugishije iryo jwi riba ritandukanye n'andi majwi yego uryumva ari ijwi rituje ari ijwi riri kukubwira ryoroheje ariko nyine utabizi wakikanga utabizi wavuga ati si uyu muntu aturutse iri jwi ni iryande ukareba umuntu ariko kubera ko hari gahunda kominikasiyo uba ufitanye n'Imana ibasha kuvuga nawe ukumva ko ari ivuze arangiza ukamenya ngo ni ijwi ry'Imana nyine nagusabye urugero rwawe igihe byakubayeho uri kugenda pe yego nari ndimo ngenda ndi mu nzira ngenda noneho ubwo nari ndi kujya ahantu ibyumba mu mujyi ariko imbere gatoya byagaragaraga Imana iturebera aho tutareba yari izi ko nimpagera nshobora kuhahurira n'ikibazo irangije irambwira ngo nice iburyo n'undi muhanda wari ushamikanye n'uwo nguwo nari ndimo yego ndangije ndahagarara hano se kubera iki mbitekerezaho noneho irongera irambwira ngo ca mw'uyu muhanda w'iburyo yego gatatu naravuze ngo sinasuzugura hari impamvu narahanyuze ndakomeza nyura mw'uwo muhanda Imana inyoboyemo noneho ubwo ngeze hirya gatoya kuko nari ndenze aho ikibazo cyari kiri burya hari ikibazo imbere yanjye ntabizi icyo kibazo ni ukuvuga ngo cyari giteye gutya Imana yabonaga yuko nyine nagiye nta byangombwa afite yego ariko hari umukwabo bari kugenda bafata abadafite ibyangombwa mu muhanda Imana yakubuje kunyura noneho hirya gatoya narangije kurenga aho ngaho n'ubundi bari barimo bafatira abantu kubera ibyangombwa umuntu wari uhavuye niwe wasanze imbere nyine yarahanyuze wafite ibyangombwa asanga njye nageze imbere ariko mu kandi kayira birangira noneho ambwiye atuzi buriya ntago hariya wari buhanyure kuko naramubajije nti bimeze bite hagati aha ngaha n'ubundi ntacyo hahuriye nacyo arambwira ati uzi bari gufata n'ubundi abadafite ibyangombwa kuko nari nabisize nagiye numva umutekano nuko birangira rero ambwiye gutyo naho Imana yabonaga nyine ndi buhagere simpave kubera ko nta byangombwa niho byageze rero imbere gutyo nkomeje ngiyonjya ariko aho nahataye uwari uhanyuza ampaye makuru birangije Imana nayigaragaza yuko ariyo yari irimo ivugana nanjye ngo ne kunyura aho ngaho ubwo nyura ahandi kugira ngo nkomeze ibyo ngibyo ni ikintu cyambayeho ndi kugenda Imana ivugana nanjye gutyo ntawamenye uburyo nyuza aha yari inyoboye ntawabimenye ahubwo yo yari izi neza ko hari ibyo ibashije kuba yankiza yego aho naho ngaho urugero rwa mbere
rw'uko Imana ivugana n'umuntu ari kugenda. noneho wambwiye ngo akenshi ikunda kukuganiriza uryamye akaba aribwo ikubwira ibyawe, aho ndibaza nti inzozi n'iyerekwa bitandukaniye? Inzozi n'iyerekwa, yego, ahantu bitandukaniye. Inzozi ni ukuvuga ngo uba urimo wumva uri kuvuga. Inzozi ni inzozi uba uri kuvuga, kurota nizo nzozi. Noneho iyerekwa ni ibyo ureba gusa biri kugenda binyuraho. Ubona ibintu biri kunyuraho nka filime, nk'uko umuntu aba ari kureba filime, ni ukwerekwa. Inzozi rero ni inzozi ziza n'ubundi ukaba uri kurota uvuga, zikaza ariko ukumva wowe urimo uravuga. Ni aho ngaho bitandukaniye. Yego, kwerekwa ni ibintu biza ukabibona biri kugenda binyuraho nka filime. Ubwo rero aho ngaho niho umuntu agomba kumenya itandukaniro ry'ikintu n'ikindi. none se kugira ngo umenye wowe uti ibi ndabivuga cyangwa ibi ndabiceceka, byo bigenda gute? Ibyo ubonye byose ujya ubivuga? Oya, ntabwo ibyo umuntu abonye byose yabivuga, ahubwo habaho kubanza gusenga by'ukuri, ubaza Imana, ese Mana ibi mbivuge cyangwa ntabivuga, ibi ngibi bifite ikimenyetso cyabyo cyangwa se ntacyo. Yego, ubwo Imana rero iyo yagambiriye ngo bivuge, nyine nta kindi kubuza amahoro ngo bivuge, ukabivuga ukaba n'ubundi urangije urwawe n'Imana. Imana ikisigarira mu byayo nk'uko iba yabigutegetse. aho ni kwiyerekwa. Uvuga ngo kuko uba wabibonye hagacamo igihe, ahubwo ushobora no kubona iyerekwa ry'umuntu kabaze Mana ati koko ibi bintu nje kubivuga cyangwa se Mana mpa ikimenyetso. Yego, naho ngaho n'ubundi biba bigaragara ko ukwiriye kubanza gushaka neza uburyo Imana ikuyobora muri ibyo ngibyo. Ntago bumwe wakihuta uhita uvuga ibintu ngo ndabibonye. Oya, bisaba kubanza gusenga ukitonda. Iryo niyere kuba wabonye. None bwabo hanuzi buza kwa kundi umuntu aba ari kuvuga indimi akanazisobanura akavuga, byo hari ibyo Imana yakubwira ukabiceceka. Aho ngaho byo komba mbona byihuse. Ibyo nabyo ni ukuvuga ngo kuko aba ari wowe utari kubyikoresha. Imana iyibona ko ari ngombwa kubivuga, yakubuza amahoro n'ubundi wakumva utabivuga, kuko hari igihe biba ngombwa ukumva utavuga bitewe, ariko kubera Imana iba iri kugenda igutsikamo imbaraga, birangira n'ubundi wavuze. Yego, ariko uvuga atari wowe niyo ibivuze, kuko iyo nta kijya kitanye, nta na satima igigira. Niyo mpamvu rero ibyo nabyo bijya bibaho mu buryo bw'uko iyo yagukoresha wavuga, yagutegetse ntiwareka kuvuga. ubu dushobora kuba gutya turi no kuganira ukajya kumva imbaraga ziraje, ukumva ubuhanuzi buraje cyane. Ibyo bibaho kuko nagiye mbibona kenshi. Ubuhanuzi bukaza atari ukuvuga ngo iki n'iki, Imana ikavugana nawe, kakubwira ibyawe inkoresheje, ariko njye ubwanjye ntikoresheje. Yego, kuko Imana yagushatse ntiyakubura. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, turacyakomeza kuganira pe, mfite ibibazo byinshi ndajya nkwibariza, kandi mba nzi ko hari n'abandi mba ndi no kubariza. Yego, ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni ijambo riri muri Samweli wa mbere, igitabo cya Samweli wa mbere, ibice 22 n'umurongo wa 23. Ariko numvishije ukunze kuvuga ngo reka duhere ahantu nyine bigomba kugenda byumvikana neza. Ngaho nyine uzi ikintu mba ndi kwanga se, nuvuga ngo gutya hano. Yego,
ninjye muyobozi w'ikiganiro ubushatse navuga n'ikiganiro tukavuga ku buryo cyamara isaha. yego none rero hari ukuntu ijambo ry'Imana umuntu asoma umurongo umwe gusa none ibindi akabyivugira ugasanga bisobanuye nabi. ariko niba ari nk'ahantu hagizwe n'imirongo 10 imirongo 10 kuba twayisoma umuntu akabyiyumvira none nawe ukaza gusobanura muri bwa bwenge bwacu buke Imana yaduhaye ariko umuntu yanabisomye uko byanditswe birafasha. ariko ni nabyo rega nibyo gawe soma Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice 22 dore ku murongo wa 23 ubundi aho niho twari buhere ariko 23 kandi ari wo wanyuma niho wanyuma nazo kumva twaba tubisomye neza. iyo niyo ntego ikubiyemo iryo jambo ryo ngaho hera rero reke nge duhere ku wa 6 hano niho turabyumva neza tubirye kuko hano yego uyu murongo ntacyo turawugira umutwe sibyo ntacyo uravuga ngo gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe nubana nanjye ntacyo uzaba. yego none reka ngusetse uyu murongo hari ahantu nigeze kuba ndi mu masengesho barawusoma harimo ngo gumana nanjye. yego sinahise menya uri kubivuga ntabwo namumenye kuko uwo muntu ntabwo yahasobanuye sibyo nibaza se ninde ariko mpereye hejuru ku murongo wa 6 harabivuga neza mpamvu reka iyi mirongo tuyisome ntacyo bitwaye sibyo niho turasoma gusa niho turaza gusengera mw'iri jambo. ariko iyo uhereye hejuru ku murongo wa 6 umutwe w'amagambo avuga ngo Sawuli yica abatambyi b'Uwiteka abahora gufasha Dawidi. hano rone naho umuntu ahita amenya ngo ni Dawidi wabwiye umuntu tigumana nanjye. bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye n'abo bari kumwe. ubwo Sawuli yari yicaye i Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinya i Rama yitwaje icumu kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati yemwe mw'Ababenyamini mwe harya mwene Yesayi wo azaha umuntu wese muri mwe imirima n'inzabibu kandi mwese niko azabagira abatware b'ibihumbi n'abatware b'amagana bituma muhuza inama yo kungambanira. ntihagira n'umwe umburira ko umuhungu wanjye yasezeranye na mwene Yesayi. ubonye ngo habure n'umwe muri mwe umbabarira ngo amenye ko umuhungu wanjye yangandishirije umugaragu akanyica igico nk'uko agenje none akancira igico nk'uko agenje none. ariko Dowegi Umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli asubiza umwami ati nabonye mwene we Yesayi Azinobu kwa Ahimeleki mwene Ahitubu. nuko Ahimeleki amugishiriza Uwiteka inama kandi amuha impamba amuha n'inkota ya Goliyati Umufilisitiya. umwami abyumvise atumiza Ahimeleki umutambyi mwene Ahitubu n'abo mu rugo rwa se bose ari bo batambyi b'Inobu bose bitaba umwami. bageza aho Sawuli aravuga bagezaho Sawuli aravuga ati umva mwana wa Ahitubu. nawe ati karamenya gasani. Sawuli aramubaza ati niki cyatumye mungira inama wowe na mwene Yesayi ukamuha imitsima n'inkota ukamugishiriza Imana inama ngo amagurukire ancire igico nk'uko agenje none. Ahimeleki asubiza umwami ati mbese ninde mu bagaragu bawe bose w'umwiringirwa nka Dawidi umukwe w'umwami uba mu nama zawe akaba umunyacyubahiro mu rugo rwawe? mbese ubu nibwo nkimugishiriza Imana inama ntibikambeho.
umwami ye gushyira urubanza ku mugaragu we cyangwa ku rugo rwa data rwose, kuko muri ibyo byose umugaragu wawe ntacyo narinzi, haba n'agahurihuri kabyo. Umwami abwira Ahimeleki ati ni ukuri Ahimeleki, nta kikubuza gupfana nabo mu rugo rwa so bose. Umwami aherako abwira abarinzi bamukikije ati nimuhindukire mwice abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanya agatoki na Dawidi, kandi bari bazi ko yahunze ntibabimbwire. Ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dowegi ati hindukira wice aba batambyi. Nuko Dowegi umunyedomu arahindukira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare. Maze atsindisha inkota Inobu, umudugudu w'abatambyi, abagabo n'abagore, abana b'incuke n'abonka, n'inka n'indogobe n'intama byose babimarira ku nkota. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki mwene Ahitubu witwaga Abiyatari aracika ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli, abo mu rugo rwa so bose ninjye bahowe. Nuko ariko ibintu njye bivuze, Dawidi abwira Abiyatari ariho kuri uyu murongo. Nuvuga ngo ni Dawidi yabibwiye Abiyatari ati gumana nanjye, humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhigwa n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Amen, amen. Imana iduhanana umugisha kw'iri jambo. Ni ukuri. Kuko iri jambo impamvu Imana yarishyize ku mutima wanjye. Dawidi uyu nguyu kuko yari ari kumwe n'Uwiteka, kandi Uwiteka yabanaga na Dawidi. Bigaragara neza yuko uyu mwanya ndavuga yuko umuntu wese ubasha kubana n'Imana agasenga, naho hagira ibimuhagurukira, Imana imufiteho umugambi ibasha kumurengera. Ari nayo mpamvu Dawidi yahise abwira Abiyatari uyu nguyu ngo gumana nanjye, gumana nanjye. Ni ukuri. Gumana nanjye. Kuko Imana yari irimo ishaka kugira ngo imurengere, imurokore. Dawidi nawe kuko yari azi neza ko Imana iri kumwe nawe, kandi itakwemera neza yuko Sawuli abasha kumwica, kandi ngo yagenzaga ubugingo bwabo. Yego. Ni nayo mpamvu iyi Mana ishaka ko umuntu naba muri yo nagumana n'Imana, Imana ibasha gukiza, Imana irinda, Imana irengera. Ahangaha mu cyimbo cya Dawidi, umuntu niyiringira Imana. Ahangaha kwiringira Imana, Dawidi abwira Abiyatari uyu nguyu ngo nagumane nawe. Ni ukuvuga ngo nuko yari azi neza yuko Uwiteka uri kumwe nawe abasha kumurokorana n'Abiyatari. Ni ukuri. Ari nayo mpamvu uyu mwanya Uwiteka warengeye Dawidi n'Abiyatari kubwo kumwumvira, yumviye yuko agomba kugumana nawe. N'uyu munsi ni ukuguma. Uwiteka niwe ushaka yuko tugumana nawe. Ni ukuri. Uwiteka arashaka ko tugumana nawe, tukaguma mu bye, tukaguma mu mwanya, tukumvira. Uwiteka nubwo urugamba rwaba rukomeye abasha kuturokora. Ni ukuri. Aha niho iri jambo rero rivuze ngo gumana nanjye. Uhiga ubugingo bwawe ni uhiga n'ubwawe. Ni ukuri. Ariko mu ruhande rw'Imana ni nayo mpamvu umuntu wese uko yaba ari kose, Satani arashaka kugira ngo amuhiga, amugenze, ariko hamwe n'Uwiteka, Uwiteka abasha kudukiza, abasha kuturokora, abasha kuturengera. Tugumane n'Uwiteka.
nitugumana n'Uwiteka ntacyo tuzaba. nukuri Nitugumana n'Uwiteka Imana niwe uzadukiza, niwe uzaturengera. Ariho uyu mugambi w'Imana ukomeje, kuba umuntu wese mu mwanya we yakumva yongeye kwiringira Imana, yongeye kwizera Imana, yongeye kumva imbaraga z'Imana. Imana ibasha gukora ibirenze cyane nukuri ibyo twebwe dutekereza n'ibyo twibwira. Imana irashaka ko umuntu wese wakumvira ijambo yabasha kugumana n'Imana, yakwizera Imana, kuko Imana muri yo harimo gukiza, Imana muri yo harimo gutabara, Imana muri yo harimo kurengera. Ni nayo mpamvu uyu mwanya iri jambo uburyo ritambutse, Uwiteka yemeye yuko Dawidi n'Abinadabu ari bo bagira gute, ari bo barokoka. Sawuli yaramereye nabi, yarabamereye nabi. Yaba bimeze kose rero, narindi gutambutsa iri jambo kugira ngo buri wese yongere yumve ko yagumana n'Imana, yakomeza agasenga, yakomeza akizera Imana, yakomeza kumvira Imana. Imana ibasha gutabara umuntu, Imana ibasha kurengera umuntu. N'iri jambo rikubiyemo ngo Imana iratabara, nitugumana n'Imana izagenda idutabara. nukuri Urugamba rwaremye nk'uko rwari rwaremye, ariko tubonyemo ubutabazi kubwo kugumana na Dawidi. Abinadabu yatabawe kubera yuko yagumanye na Dawidi. Abiyatari. Rero mu ruhande rwacu reka natwe tugumane n'Imana, kuko Imana irashaka yuko tugumana nayo, ubundi ikagenda idutabara. Rugamba ruhari, bibazo byabaye ibibazo, Uwiteka wenyine abasha gutabara umuntu. Ko yatabaye Dawidi, ni nako nawe yagutabara mugabo, ni nako nawe yagutabara musore, ni nako nawe yagutabara mukobwa. Iri jambo nuryumva ukarushaho gukomerera mu Mana, iyi Mana ibasha kukwereka ko ariyo itabara ku munota wa nyuma ibintu byanze, ku Mana biremera. Twagiye tubona ineza y'Imana, nayo mpamvu dukomeje kuguma mu byayo, kuko tugenda tubona idutabara iturengera. Komeze tuyizere. Yego, reka tugane ku musozo. Nifuriza abakunzi ba Concord TV show kugira ngo banambe ku Mana nk'uko Abiyatari yanambye kuri Dawidi, twe kuba nka Dowegi we wumviye Sawuli, kandi Sawuli yari ari mu marembera, ariko abanye na Dawidi Imana yamurindanye nayo. Nawe byumvikane ko Dawidi amaze kuba umwami, nawe atamuburiye umwanya ukomeye yamuhaye. Imana ishimwe cyane. Reka dusoze mukozi w'Imana tugusaba gutanga nimero, twibutse ko turi kumwe na Twibaza Jean Claude, uboneka kuri 078 5 yego 012 yego 7 yego. Aha, wasubiramo? Ni 078 5 012 7. Yego, nkuko twatangiye twiyambaza Imana, reka n'ubundi dusoze dukomeza kwiyambaza kuko ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nayo. Yego, reka dushimire Imana kandi tuyiragiza n'ibiri imbere. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turushijeho kumva ijambo ryawe, twumva turushijeho kugukunda no kuguma mu byawe, kuko uri Imana itabara, uri Imana irengera, uri Imana ica izindi nzira. Uyu mwanya niyo mpamvu dusabiye buri muntu wese wabasha kumvira ijambo, kugira ngo mu ijambo ryawe akubonemo, mu ijambo ryawe umwiyereke, ubashe gukora imirimo n'ibitangaza impande zose, uhereye Mwami Imana ku mutoya ukageza ku mukuru. Buri wese agirirwe neza nawe, nk'uko uvuze n'ijambo ryawe,
yagumanye nawe ubasha kumurengera no kumutabara. Niyo mpamvu akanya nk'aka tuzi neza yuko duhanganye n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko uri Imana ibana natwe muri byo ukaturengera. Gusa Uwiteka uyu mwanya twirukanye imbaraga zose za Satani, twirukanye gukora kose k'umwanzi mu izina rya Yesu. Komeza utanga amahoro ku bantu bayakeneye, kandi ineza yawe igere kuri buri muntu wese. Nuko urakoze kuko tuzi neza yuko uri Imana ibana na buri umwe wese kwa kwizeye no kwa kwiringiye. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.